Yannick, wowe ibyo byose unahamaze n'imyaka myinshi wenda urabigarukaho, ariko wumva ari iki cyatumye amahitamo yawe ari uguhitamo kuba mu Rwanda? Igihe narangije amashuri yanjye makuru muri Amerika, nari mfite choice, soit magume muri Amerika cyangwa njye muri Canada, njye muri i Burayi, Belgique cyangwa ngaruki. Nsanga nkumbuye u Rwanda, ndayikumbuye pe, nagombaga gutaha. Noneho kuva icyo gihe numva rwose nakoze neza, kubera ko iki gihugu ndagikunda cyane, nkunda abanyarwanda, nkunda ukuntu iki gihugu gitera imbere, cyateye imbere, gihora gitera imbere. Ni igihugu cyiza pe, kandi nk'uko muvuga ngo ukuntu cyakira abanyamahanga, abashoramari, mbona biteguye neza, byose biri kuri RDB, ubufasha burahari. Mbese iki gihugu urebye ugereranyije n'izindi zitwegereye biratandukanye cyane. Hano biroroshye, ntabwo bakugora, byose biranditse, nabyo guca hirya ku ruhande nta manyanga irimo, ni gutyo. Niyo mpamvu ibindi bihugu batugira ishari. Yannick, nk'uko twakomeje kubivuga, umaze igihe kitari gito mu Rwanda, ariko impinduka zigenda ziba urazibona. Wahoze urimo kutubwira uti nsoza amasomo yanjye muri Amerika, nari mfite amahitamo yo kuba naba muri Amerika, mfite amahitamo yo kuba naba muri Canada nk'inkomoko yanjye, nari mfite amahitamo yo kuba naba mu Bubiligi nk'inkomoko yanjye, ariko numva ndashaka kuza mu Rwanda. Uko wari wararusize nuko ruri uyu munsi, impinduka ubona n'izihe? Biratandukanye cyane. Igihugu cyateye imbere cyane ku buryo ubona ibintu byose birimo kujya ku murongo. Hari cyambere, hari umutekano, hari amahoro, nicyo cyambere kiri ngombwa, nicyo umuntu agomba guheraho. Noneho hari kita gute mu Kinyarwanda, structure. Inzego zirubakitse? Yego, hari structure ihari, ni kuyikurikira. None bigenda bitera n'imbere. Nanone imihanda irimo kwiyongera buri munsi, buri myaka. Mbona imihanda mishyashya nari nzi za kaburimbo, ni igitangaza. Mbere byari uduhanda tubi gutya, kaburimbo irahari. Noneho hari n'amakompanyi n'abashoramari baza no guhinga, abantu bo hanze. Ugasanga iki gihugu gifite ubutaka bwiza, ubwo butaka birimo gushyirwa guhabwa agaciro kugira ngo bahinge ibintu by'imari bifite. Sinavuga ngo ibihingwa ari bimwe birusha nk'ibishyimbo, ariko wenda niba wahanga nk'umuturage wo guhinga ibishyimbo ugahinga ibindi bihenze bikamwungukira kurusha, ni kumuha ibitekerezo gutyo. So